Wesley's hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM. Sibanji sitani bakozesa tebangaliza mirembe banawe wabula kabi naye mukama mulungi kubanga takanyenga ebigere byango okuserera ngawe bakira wosa yesakyusa ayinza kukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya yesakyusa ayinza kukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya ne basima ebinya ne batega balibigwa mwebyo zedi bibuka kubanga ndinoyo omutonzo w'emirembe yesakyusa ayinza kukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya yesakyusa ayinza kukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya wesigenga mukama gwe gatosagansagala anakukumanga mu makuba gyogenda bulijjo bonna abakukyawa bali kukyukira bebalidde gyoli ate nga kibasoza yesakyusa ayinza okukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya yesakyusa ayinza okukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba ne beewunya yesakyusa ayinza okukyusa emberembe yonna yesakyusa ayinza okuwa emirembe bona abakunyomanga ne bakulaba
103.6 Hot FM. Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akaba umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro ububyutse burakenewe, ikiganiro mugezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo. Itorero ry'ubumwe bw'abakristo ni itorero mu magambo arambuye United Christian Church rikorera mu karere ka Kicukiro, niho rifite icyicaro gikuru umurenge wa Niboye, akagari Niboye. Itorero riyoborwa n'intumwa Charles Rwandamura, niwe mushumba w'iri torero. Arabakunda kandi abifuriza ibyiza aho muri hose. Rero mwese abadukurikira muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu bya kure, abashobora gukurikira ubutumwa kuri YouTube y'itorero rya UCC, ndagira ngo mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Uwiteka Imana Nyir'ingabo ahaze kwifuza ko imitima yanyu buri kibarushya cyose tuje gutangaza ko giciriweho iteka. Aka kanya rero murumva Pastor John, ndi kumwe na Pastor Bena, agiye kudusuhuza kandi adusengere dutangire ubutumwa bw'uyu munsi. Uhawe ikaze. Turabasuhuje inshuti zacu bakundwa, mudukunda kandi mudukurikirana. Ntabwo nakwirengagiza abantu bikabuga, ndabizi ubu muricaye murategereje kumva ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje cyane kandi mbararika kugira ngo mwihute cyane mugere ku rusengero muri uyu mugoroba. Abantu bari aho ngaho Ikabuga, Murindi, Muyumbo, Rugende, muze murebe icyo Imana igiye gukora muri uyu mugoroba kandi Yesu arakugirira neza. Reka dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina yawe kuko uri umutunzi w'imbabazi. Tugushimiye uburinzi bukomeye wadushyizeho. Akanya nk'aka ngaka tugiye Mwami w'abami kubwira ubwoko bwawe ijambo washyize ku mitima yacu. Reka Mwami wanjye imbaraga z'ijuru ziba arizo zinjira muri iri jambo, kandi iri jambo nirigera mu mutima w'umuntu rimufateho, rihindura amateka ye, rihindura ubuzima bwe. Turagushimye Mwami wanjye kuko uteguye Mwami w'abami kubohora benshi cyane bari baboshye, bari barushye, bari baremerewe. Hari umuntu uri mu burira aryamye avuga ati njyewe nta naho najya n'urwo rusengero, avuga sinajyayo kuko Imana nsenze henshi cyane, nzengurutse henshi cyane ariko Imana ntiransubiza. Ariko Mana ndakwingize kugira ngo umusange, umugirire neza, umuhumurize Mwami wanjye, umukorere bikomeye n'ibitangaza mu buzima bwe. Data ndagushimye kuko ugiye kubohora imbohe nyinshi cyane uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Ikaze rero nshuti mukundwa, tumaze gusenga turagira ngo tukubwire wowe ukurikiye ushaka kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0782 7574 62 0782 7574 62 cyangwa 0722 2 5 74 62. Aho kuri iyo mirongo uratwohereza ubutumwa bwawe bugufi dushoboye gusengana. Hari bamwe batangiye kutwandikira muri data Alphonse message twayibonye. Imana iguhe umugisha. Uragira uti turagutegereje, twari dutegereje kumva ubutumwa mutuzana uyu munsi. Uwiteka abagiriye neza mwese inshuti zacu, abatera intambwe mukanadusura, turakomeza kubishimira. Kandi ndagira ngo ubwire ngo hari icyo bigusaba nawe gutanga. Ikiguzi usabwa gutanga no gutera intambwe ukahagera, ukagera aho dukorera ukatubona. Ukambwire rero buri ibintu by'ubusa ntago bijya bikora, ntago bikora. Wowe ushaka gutekereza ngo tugusengere turi kuri radio birahagije, ntago bihagije. Ukambwire Imana ireba ikiguzi watanze, ireba igitambo tambye, na ukavuga uti ndatera intambwe, ikintu ndakirushye, ndushima imibereho, ndushye ubuzima. Iyo uteye iyo ntambwe Umwami Imana guha arabireba akabiha agaciro, akabiha agaciro kuko watanze itike yawe, watanze umwanya wawe, urarushye. Hari icyo urushye udashaka gukomeza kubana nacyo, hari icyo ushaka kwiyambura. Rero ntabwo wakwiyambura ibikuremereye ibyo umaranye nabyo imyaka 100, imyaka 100. Ibikurushya wasanze byararuhije sogokuru na so na nyoko wanyu na bene wanyu bose barananiwe, none niwo uhanganye n'imyuka yabananiye. Aho kugira ngo bakuraga ibyiza bakuraze ibyabananiye, bakuraze imivumo, bakuraze ibikurushya, bakuraze umuruho. Uwo muruho kugira ngo uce biragusaba gutera intambwe ugahura n'abanyamavuta, kugira ngo bace ingoyi y'umwanzi uri ku buzima bwawe, kugira ngo ucyerekezo cyawe gihinduke,
ibyo utekereza ushobore kubigeraho, ibyo ugambirira ushobore kubigeraho, ibyo uteguye ushobore kubibona mu izina ry'umucunguzi Yesu. Rero ndagusaba inshuti utwumva aka kanya ushobore gufata ingamba ugere ku butaka bwera, fata ingamba ugere kuri UCC aho dukorera hatandukanye, uze usengerwe, uze wigishwe uburyo ushobora kuva muri ubwo bucakara bwa daimoni. Yesu aravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Bivuga ko mu musanga ntabwo ari ubasanga. Nubwo tumaze iminsi tubasomera ibyanditswe bivuga ngo anyura muri ako gace ngo yiyumvamo ko hanyura, ariko aravuga ngo ni muze munsange. Rero nibwo butumwa tukiriho, arashaka mu musanga. Abo arahamagara, hari ahantu yashyize izina rye, hari ahantu yemeye ko izina rye rihavugirwa, hari ahantu yashyize abakozi be ngo muze mu musange. Va muri comfort zone, va muri ibyo ngibyo bitafite icyo bivuze mu buzima bwawe, kuko burya guturiza mu bintu bibi, guturiza mu bintu bidashyitse, guturiza mu bintu bisharira, mu buzima busharira, ubwo bushari nibwo uzasigira abana bawe. Ibyo bikubabaza bigukomeretsa nibyo uzasigira abakomoka kuri wowe. Haguruka rero uzugere kuri UCC Niboye, UCC Kabuga, UCC Gikondo, UCC Nyamata, ni wowe utwumva ahakubereye hafi. Vayo urahura n'abakozi b'Imana. Twese muri ayo matorero yacu turi mu bihe byo gusenga, turi mu bihe byo gushaka Imana, turi mu gihe cyo gushaka ububyutse no gushaka imbaraga z'Imana. Turimo turabona rero ibihamya by'uko Imana yemeye, yatangiye kwemera aya masengesho turimo dusenga. Turimo turabona ibimenyetso, turimo turabona guhinduka kw'ibintu. Ibintu birimo birahinduka kandi birahinduka kubw'ubwiza. Nucikanwe rero wowe, vayo dusengane buri mugoroba, tuba dufite amateraniro, tuba dufite services zidasanzwe. Ngwino ubohoce, ngwino uhabwe umugisha. Buri mugoroba saa 11 uvuye mu kazi, ihute vuba cyane ugere ku butaka bwera, ihutuze dushobore kubana imbere y'Imana. Vayo dushakisha isumba byose, nayo yiteguye kutunezeza no kutumara agahinda. Itubabarire, idukize uburetwa, idukize agahato, idukize ibyago twisanze turimo. Uwitonze nawe waravuga ati kweri yewe ndi kumwe namwe atari inyatsi. Tera intambwe ugere ku butaka bwera, tukugira inama, tugusengere. Turagira ngo rero uyu munsi tubabwire ko dushaka gukomeza kuri bwa butumwa bwacu. Yesu rero azi ibikurushya, azahuba, azi ibikurushya, kandi azi ko ushobora kuba igikoresho cye cyiza, igikoresho cye gitangaje. Rero ndagusaba wa muntu unyumva, wa muntu uneza amatwi, kuko iki ni igihe kidasanzwe cyo kuhindurwa amateka. Turasoma Luka ibice 19 umurongo wa 29. Turebe Yesu cyarimo avuga icyadutumye kuri wowe. Ndajya nkwizeze ko mu minota mike ugiye kutwumva, ni wakira ubutumwa urabohorwa kuko adutumanya umwuka we kugira ngo dushobore kugufasha. Luka 19:29. Reka dusome Luka 19 murongo 29. Haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ahageze bugufi bw'i Betfage ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, murakiziturira iki? Mumubwire mutya muti, databuja niwe ugishaka. Biretse gataho inshuti bakundwa, Yesu aradutuma, ariko ndajya nkubwire ko hari imyuka, hari imbaraga zaguhinduye ikiretwa kumara imyaka myinshi cyane, nizishaka ko urekurwa. Iki ngiki turahagurutse kugira ngo tubohore abantu, ariko turanabizi, tuhagurutse tubizi ko hari imyuka ibaza ngo muramuziturira iki, muramuraburira iki, muramubohorera iki, ko yari yarabaye uwanjye, uyu nguyu ko twibaniraga, uyu ko twagiranye amasezerano, uyu ko sekuru yamuduhaye, uyu ko nyogokuru nyirakuru yamuduhaye, ko nyirasenge yamudumurikiye, uramuziturira iki? Wamuretse ko ari imbohe yacu, wamuretse ko ari imbata yacu, wamuretse
hari abadayimoni bagukoresha ibyaha barabaza ngo turakuziturira iki. Hari imyuka itegeka isi y'umwijima irabaza ngo uyu muramuziturira iki. Ariko Yesu we dore arashaka kuziturira ko iki cyana cy'indogobe kiziturwa kigakoreshwa iby'icyubahiro, kigakoreshwa iby'icyubahiro kikagenda mu cyubahiro cya Yesu, kuko kibaye ngaho ku kiziriko kirishiriza ahantu hamwe, kiba muri ako gace, ntago kiri kinjira mu murwa, ntago kiri kinjira mu murwa wa Yerusalemu, kirazituwe, kiraziritse, nyiracyo agihoza ahantu hamwe. Iki ndagira ngo musobanukirwe inshuti bakundwa, Yesu yajyaga akoresha ibi byarabaye koko, ariko harimo inyigisho icyo twakwita figure of speech, harimo inyigisho yimbitse nshaka ko umenya kuri uyu munsi wa none. Iki cyana cy'indogobe kiziritse kiragereranywa nawe utwumva uzirikiwe ahantu n'icyaha, uzirikiwe ahantu n'idini, uzirikiwe ahantu n'ubumuga n'indwara, uraziritswe. None hagurutse abavuga butumwa bavuye muri UCC, baraza bavuga ubutumwa bwo kubohoka, baravuga ko ibintu bishobora guhinduka, baravuga ko n'ibyawe byahinduka, baravuga ko n'ibyawe bigiye guhinduka, baravuga ko igihe ari iki ngiki, baravuga ko 2017 ari umwaka wawe, baravuga ko ari umwaka wawe wo kuruhuka, ngo ni umwaka wawe wo gutabarwa. Wabyumvishe amatwi yawe urabaza uti se koko ibyo bintu birashoboka? Giye ko nazirikiwe ahangaye igihe kirekire, ese ubu nanjye bashobora kumbohora? Nawe n'icyana cy'indogobe nacyo kiribaza, ese ubu birashoboka ko nava kuri uyu mugozi? Yenda cyarasengaga n'urwo rugero, yenda nawe urimo urasenga uravuga uti ese hari umuntu waza akankura kuri iki kiziriko, nanjye ngakoreshwa iby'icyubahiro, nanjye ngatemberaho, nanjye ngabohoka, nanjye ngabona umugisha, nanjye ngagira urugo, nanjye ngagira abana, nanjye ngabona ngakira ubugumba. Ese hari uwambohora? Ese hari uwanzitura kuri ibi biziriko ndiho? Ni ikibazo wibaza, urimo urasenga wibaza ngo gutabarwa kwawe kuzava he? Dore kurageze. Nicyo gituma Imana dutumye ngo tukubwire ngo gutabarwa kwawe kurageze. Uratabarwa, Satani yabishaka atabishaka. Yesu aratumye ngo nyiracyo nababaza, nyiracyo nababaza ngo murakiziturira iki? Muraza gusubiza ngo iki? Dore hari ba nyiri byana by'indogobe cyangwa se cyana cy'indogobe, ni ba nyiracyo, bo bazi ko uko bagifashe ari kwiza cyane, ndetse barakibwiye ati ariko rero ufashwe neza cyane. Hari ukuntu rwose umuntu ajya akagushunga ukicara mu idini rwose akagushunga rwose ukomerewe neza, kandi uri mupfujya muri Gehinomu, kandi uri kure y'ubugingo buhoraho, kandi uri kure y'ubuzima. Iki cyane cy'indogobe bagitoje kwihanganira umugozi, baranakigisha ko kitanaziritse, ndetse kirabimenyereje bivuga ko ngira ngo niko niyo mibereho, niyo mibereho ngira ngo nuko nguko twe twaremewe kubaho, twaremewe kuba ku migozi. Ariko Yesu waje aravuga ngo mukiziture, mukinsanire. Amen. Kiziturwe nagashaka ko kiba ku mugozi, ubaye ku mugozi wa rusoferi, umugozi wa karande. Aya magambo ni amagambo akomeye turi gukomeza kugenda tuvuga. Nshuti rero wowe twumva, ese uziritswe n'iki? Waziritswe nande? Ninde ukwitanyira uruwandi? To who do you belong? Uruwandi, uruwidini yitwa ngo iki? Uruwidini yitwa ngo iki? Wigishijwe ngo iki? Wabwiwe ko bidashoboka? Yesu aradutumye ngo tukuziture, kuko arashaka kugira ngo yiheshe icyubahiro, kandi nawe aguheshe icyubahiro. Arashaka gukora imirimo ye muri wowe, ashaka kuguha umunezero nawe ugira umudendezo. Hari ikindi cyubahiro n'ubundi bwiza utarabona, Yesu ashaka kukwereka. Hari ubundi bwiza, hari ahantu utegerejwe, hari ahantu bari bukubahe, hari ahantu bari buguha agaciro. Ariko uvuga ibintu byo guhora buri munsi ubeshwa. Iki cyana cy'indogobe ntabwo cyari kizi ko hari ubundi buzima, ntabwo cyari kizi ko hari ayandi mahirwe, cyari cyaramenyereye. Hari n'ikindi nanone, iki cyana cy'indogobe ni cyari kizi ko hashobora kuboneka yo undi sebuja wacyo cyangwa nyiracyo bwite. Hari ukuntu ububase uboheye mu maboko y'ikintu, y'idini, y'ubucakara, y'indwara, ariko numenye ko hari urundi ruhande rw'umunezero, ko hari urundi ruhande ufite ibyishimo, ko hari urundi ruhande, ko hari ubundi butumwa bwakuzana umudendezo n'ibyishimo, ubundi butumwa bukubohora bukagukiza ububata bw'itegeko ry'idini, ugahabwa itegeko ry'umwuka, ukayoborwa n'umwuka.
ukagenda mu buzima butsinda. Pastor kanguha kanya uvugana n'abanyarwanda. Pastor mu gihe wavugaga ko hari umuntu ugomba kuziturwa, umwuka wera mishuriye umuntu urimo gukoreshwa akazi k'uburaya ariko utabishaka. Uraho ngaho barakwambika neza rwose imyenda myiza y'igiciro ariko waraguzwe wararanguwe ubuzima bwawe bwose. Ari kugira ubuntu uyu munsi wa none bwo kumva ijambo ry'Uwiteka Imana ryo kuziturwa ukava kuri icyo kiziriko. Urimo urakoreshwa n'umudamu ahantu runaka ariko yarakuguze yakuzanya kubeshya kugiye kumukorera kandi kazi. None ubu ngubu urimo urakora akazi k'uburaya nawe arakugurisha nawe rwose urabikora utabishaka pe so umwuga wawe ariko urumva nicyo kiziriko yarakuboshye. Ayo amafaranga bamwishyura si yaguha arakugenera udufaranga duke cyane yarangiza akagushukisha kukudefiriza udusatsi no kugusiga inzara n'ibindi ariko urimo uraganagaye nomo. Icyo nkubwira ni kimwe, shaka uko usimbuka uwo mugozi kuko Kristo Yesu araje uyu munsi wa none kugira ngo akugirire neza. Umwami w'imbabane, shaka uko usimbuka uwo mugozi uze tugusengere tukurambikeho ikiganza mu izina rya Yesu ukiri icyo kiziriko kuko Yesu arashaka kugira ngo ube umudendezo. Nta mudendezo ufite. Umuntu ube umudendezo n'umuntu ukora ikintu akiyumvamo yumva ari icye, yumva yemeranywa n'ikintu akora ariko wowe ibintu ukora ntabwo byumva uragendera mu kigurupe. Yewe wa musore we reba ukuntu wakaraza imisatsi ariko ntabwo ariko Imana yakuremye. Ntabwo uri umudamu ngo ugomba usuke, urasukishwa n'uburetwa bw'umwanzi. Ufite gurupe mbi urimo kugenderamo. Uri umwana w'abantu bafite imico, urugo uturukamo rufite umuco ariko ufite ikiziriko cyakuboshye. Urimo urashaka no kwanga ishuri kubera ikiziriko cyakuboshye ariko Kristo Yesu yakubonye. Ngwino uyu munsi wa none izina rya Yesu wemere Yesu akubohora uyu munsi wa none uziturwe. Uzirikiwe mu kabari. Ayi Imana y'imbabazi, Mana kuri Imana ireba, umaze kureba uwo muntu wicaye akakanya akaba yagiriwe ubuntu bwo kumva agufungura radio akumva ya magambo. Ndakubwira ngo akagacupa ashyira hasi, cyo ni ikiziriko cyakuziritse kandi icyo ukora wumva umutima utakishimiye. Iyo ari imigozi y'umwanzi bari buretwa bw'umwanzi kandi uwo n'umurage mubi urimo guha abana bawe. Uricara mu rugo iwawe ugatuma abana inzoga, nta na rimwe uzabwira umwana ngo ntunywe inzoga. Icyo ni ikiziriko cyakuboshye cyarangiza kikaboha n'umwana wawe. Icyo nkubwira ni kimwe, kiburetwa uyu munsi wa none, baho wa none iruka cyane uze tugusengere mu izina rya Yesu kuko uraboshye kandi umeze nabi. Inshuti yanjye va kuburetwa, Yesu akugirire neza. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese uduteze amatwi twumva igihe cyawe ni iki ngiki. Witegereze ikindi gihe, witegereze undi munsi, umunsi mwiza none. Wowe uvuga ngo nzakizwe ejo, nzihane ejo, nzabireke ejo, reka mwizanyuma. Urahura n'ibindi bibazo bikomeye. Uyu munsi utwumvira, uyu munsi utwumva niwo munsi kwe gufata icyemezo ukaza kwa Yesu aravuga ngo muze abarushye n'abaremerewe. Niki gituma ukomeza kwiyahuza izo nzoga, izo ngeso mbi, urwo rumogi? Yesu aragushaka, Yesu araguhamagara. Afite ijwi ry'imbabazi, araguhamagara n'ijwi ry'imbabazi ngo ngwino n'ubu yakwakira. Witegereze ejo, umwanzi aratega imitego. Wowe uvuga ngo uzihane ejo, wowe uvuga ngo kubanza urangize diru uriho, iyo diru ushobora kuyisoza ufungwa, ushobora kukubera umutego. Ushobora kuyisoza uhura n'akaga kandi ibyo watinyaga abantu bose bakakumenya ugakorwa n'isoni. Ukwiriye rero guhagarika, ugahagarikira aho twumvishije. Amen. You better stop now, not tomorrow. Bikore vuba, hagarika vuba, wirukange ndetse ugere ku rusengero tugusengere, uze tugufashe. Hunga. Amen. Ndibuka umusore umwe yari yaraye mu kabara kirirwamo, umusore mwiza cyane, hafi y'urusengero rwacu. Agiye kumva yumva abarimo baririmba byari kuwa gatatu. Hanyuma ashaka gutaha. Agerageje gutaha yumva ijwi rimbwiye ngo manuka uje hari abari abantu baramya Imana nawe uje gusengana nabo. Arwanya iryo jwi kuko ubuzima bwe ntago yaherukaga mu rusengero, hari haciye imyaka myinshi. Agerageza kurwana nabyo, agerageje gushaka kuzamuka ngo yitahira.
imbaraga zamutsikamiye ntiyamenya aho zivuye ananirwa gushingura yumva buzinege mu mavi no mu maguru ye aribaza niki kimbayeho aricara agerageje gushaka guhaguruka ngo atahe abura imbaraga icyabaye ageze aratsindwa aravuga ati kamanuke ngiyo amaze kwemera abona imbaraga araza arinjira mu rusengero aravuga ati ndashaka pasiteri ndibuka nari naragera muri iyo gahunda y'amasengesho yari ihari aho magereye mbanza kumwakira muri biro ati pasiteri nta kindi kinzanye genda umunyabyaha ndashaka kwihana simiruka mu rugo iwanjye amafaranga nkorera yose ndi umuntu ubona amafaranga menshi amafaranga nkorera yose ndayanywera nkajyana mu bagore umwuka arambwira ngo wigeze gukizwaho wuzura imbaraga z'Imana uragwa arambwira ati niko bimeze jye narakijijwe nuzura umwuka wera mvuga ubutumwa nindura benshi atariko umwanzi yarongera araza arankandagira ndavuga uyu munsi uragarukira Mwami apfukama muri biro yanjye ndamusengera ndibuka maze kuvugana n'uwo musore murambitse ibiganza ndimo musengera apfukamye niyamenye igihe yagereye hasi imbaraga ziramanuka zifata ku buzima bw'uwo musore uwo mwanya ajya hasi arasinzira afatwa n'ibitotsi ndakomeza ndasega nsoza akazi kanjye ndamwihora arirya akangutse ndakatanga ubuhamya rero aravuga ati rero ikintu cyambayeho kanyibabwira uko yaje mu rusengero dukomezanya n'abandi ko jye namusize mumbwira protocol ukurikirana uyu muntu aze kuza mu rusengero muzana ndagenda njya kwigisha nsoje aravuga ati ndashaka gutanga ubuhamya ese urashaka gutanga ubuhamya ki wowe ati genda ndashaka kugira icyo mbwira aba bantu aravuga ati igihe uyu mukozi w'Imana yansengeraga nagiye kumva numva ni nk'igikamyo cingonze ngiye kumva numva amavi yanjye amagufwa yanjye yose abaye crushed ati nikora ku magufwa ati numva amagufwa kandi ni mazima atari ko nabaye nk'ugonzwe n'ikintu cy'igikamyo cy'igitrailer ati ubuzima bwanjye ati numva umutima wanjye uciye bugufi sinamenye igihe nagereye hasi ndambwiye nubwo ngubwo kuva uyu munsi icyo kinyota cy'inzoga n'ubusambanyi kiragiye uko niko Yesu akora wowe muntu rero urushe uvuga ngo nibishoboka wanyoye inzoga uri muto washatse kuyireka biranga vayo kuri UCC usengerwe ubuzima bwawe buri buhinduke abadayimoni baraza kugunga bakure kure hari ijwi ribaza hari umwuka ubaza ngo muramuziturira iki hari ijwi rivuga ngo se ese muramukurira iki aha hantu yabaye imyaka n'imyaniko ese muramuraburira iki Satani aravaza ngo muramuraburira iki afite uburyo akora no abakoreshereka akavuga ngo baramuraburira iki kuki barimo bashaka kumukura ahantu yarari inshuti yanjye kiza ubugingo bwawe kiza ubugingo bwawe uyu munsi Bibiliya tubwira umurongo wa 32 ngo izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye bakizitura icyana cy'indogobe ba nyiracyo barababaza bati murakiziturira iki iki cyana cy'indogobe cyari gifite ba nyiracyo benshi rwose ndumirwa iyo nsoma ibyanditswe cyari gifite ba nyiracyo benshi ntabwo ari umwe cyari gifite abadayimoni benshi bakiboshe bakiragiye ntabwo uri wenyine ufite imyuka ikuragiye iravuga ngo uruwa ariko Yesu we kuko ayirusha ububasha n'ubutware aravuga ngo muzituraze n'uwanje uriya yaramunyibye bariya abadayimoni baramunyibye iriya myuka yaramunyibye n'uwanje mujye no mu muziture mbahaye ubutware mbahaye ububasha mujye no mu munzanire Yesu arashaka kubohoka ariko hari imyuka ibaza ngo muramuziturira iki ko twamuziritse twamurangije ko twamushyize mu isezerano muramukura iki twamushyize mu isezerano akivuka akiri umwana muto yakiri agahinja ataramenya n'ibyo ari byo tumushyira mu isezerano none twimwigisha ko atagomba kubivamo nabivamo azaba akoze icyaha atazababarirwa baravuga ngo muramujyana he muramuziturira iki ntabwo yari umwe niba avuga abantu iki cyana cy'indogobe ni abantu bari bagifite ububasha kuko Bibiliya iravuze ngo barabaza ba nyiracyo baraza ntabwo yari umuntu umwe nyiracyo bivuga ngo ntabwo ibikurusha ari ikintu kimwe ibikurwanya si ikintu kimwe ni imyuka yikomatanyije kuko izi kuzaba igikoresho cy'Imana gikomeye kuko izi nuramuko yicitse kuzajya uyikandagira nawe none ihora aho ngaho ikurinda
itegereje abashaka kukuzitura ikaza yirwanya ikabaza ngo murakiziturira iki pastor mu minota 2 icyo uvugana n'abantu ubundi tubone kwakira telefone z'abantu. Umunsi umwe Yesu yanyuze ahantu ngo kuyirimbi hari umuntu wari warajugunyweyo abazimu baramutwaye bamuhitiramo kwibera mu marimbi yarasize amazu ariko ari abazimu ngo agerageje kwirukana nawe ngira ngo yarazi ko ari umwuka umwe baranje baramubwira ngo turi region turi ingabo turi igitero turi benshi. Reka nkubwira nshuti yanjye nawe byaragucanze ku giti cyawe nawe ukora niwe musambanyi niwe mujura niwe ugira amagambo ushenye ingo z'abandi niwe wiba niwe wesikoroka niwe uteka umutwe niwe uva mu mazu y'abandi utishyuye niwe mbega ibintu byose byakukoraniyeho ariko uyu munsi wa none twatumwe kandi kiza cyane turi babiri. Oh hallelujah. Yesu ashimwe cyane nshuti zanjye murimo kumva twatumwe turi babiri nkuko Yesu yatumye intumwa ze ebyiri ngo zize ku musozi erayo. Uyu munsi turi ku musozi w'iwanyu aho ngaho ushize akaradiyo kawe aho ngaho urimo kumva akaradiyo muri babiri muri batatu ariko uyu munsi ubu ngubu twahageze turi intumwa twatumwe na Yesu ntabwo turi ibibyererane turi abana mu rugo. Yesu Kristo niwe udutumye kugira ngo tukuziture ni kutukoranirwaho n'ingabo z'abadayimoni nawe ubwawe uri byaragucanze uravuga ati mico yose ni ngiye uriho. Nawe mubyeyi ushobore kuba ufite umwana ari ukuvuga ati uyu mwana ko cyari gukoranirwaho n'ingeso mbi zose ni ukorakora mu nkono ni usambanya abakozi niwe wiba udufaranga hondo ntambitse agatelefone ntakanyura uwo mwana yaraboshywe muzane tumusengere kandi Yesu aramubohora. Ngwino tukugira inama ibyo tukubwira twarabibonye twarababwiye ngo turababwira Imana tuzi ikora ntabwo ari Imana yo kuvuga gusa mu kanwa ahubwo ni Imana yadukozemo umurimo natwe tukaba dutumwa kugira ngo tubakoremo umurimo. Twaje nk'intumwa kugira ngo kubohoze tugushyira Kristo wa gaciro waririmba ijwi ryawe abantu rikabanezeza kandi n'Imana rikayinezeza. Waba pasiteri waba umukozi w'Imana runaka Kristo Yesu arashaka kwicara muri wowe akugira uwa gaciro uba umuntu wa gaciro mu mudugudu w'iwanyu. Nureba ko watakaje agaciro umuntu w'umugabo ugenda usoba mu myenda wowe urumva ko kutarasebye mu mudugudu utuyemo urumva udaseba ku musozi utuyeho ni wowe wabaye uzizina bakwita barakwita ngo uri imfizi y'akarere niwo utera amadabura inzu wahindukiye Uwiteka Imana akakugira uwa gaciro ukaba uwa gaciro Kristo Yesu akakwicaramo akagukoresha iby'agaciro ukava kuri icyo kiziriko. Yesu araje kandi wikwica amatwi wikwirengagiza ibyo bikubwira ngo urajyahe ibyo bikubwira ngo ntabwo tukwemerera izo nshuti ziri iruhande rwaze kubwira ngo ngo uri muri nawe ngo uratwawe n'aya magambo turakubwira ngo abo ni basebuja babandi bacyakirogobe banyiri kirogobe bakubwira ngo wigenda ariko hari databuja mukuru udutumye kugira ngo tukubwire ngo uyu munsi wa none ubona umudendezo. Shuti mukundwa turimo turavuga ku guca ikiziriko tuje kugufasha twege guca ikiziriko twege tuje guca ikiziriko nago turi buna kujyana imbere ya Yesu uziritse kuko waravuga mu kizitire mu kinzanire icyo cyana cy'indogobe kikeneye umudendezo ukeneye amahoro yawe n'umutekano wawe ukeneye uburenganzira bwawe wewe wavugijwe uburenganzira utwazwe igitugu hamagara cyangwa utwandikire kuri uyu murongo 078275 7462 wowe ukoresha Tigo yigire 0722 574 6 2 0722 2 574 6 turiteguye kugufasha mu izina rya Yesu. Hello Karame Izashimwe pastor. Ahimbazwe. Yesu ndikabura ndabakunda cyane. Iya Yesu maze no kutwandikira. Mbonye na message yawe watwandikiye. Usenge. Usengera Yesu anye. Anye usengera muri Yesu cyane Kabuga. Yes, mukomereza aho ngaho rwose. Ndakwishimiye uzane n'abandi nimugoroba mu giterane. Imana iguha umugisha cyane Agnes. Arakoze cyane Agnes. Turamushimira. Twakira undi. Hello sorry urahamagara kuri 0722 2 574 6 2 twakira undi. Okay
niba ukoresha umurongo wa MTN ni 7 kane itandatu kabiri katwakira uyu. Hello hello muraho neza muri amahoro yego ni ko Beatrice nari nk'ibikike kiganiro cya mbere cyiza yego nkandangiraho musengera nkazaza uherereye he Beatrice? Gacuriro UCC Niboye ikorera mu karere ka Kicukiro umurenge Niboye akagari Niboye ugeze Sonatibe ufata umuhanda ugana muri Sahara ufata umumotari ukamubwira ngeza kuri UCC ni hafi ya Sonatibe ntabwo ari kure yaho. Itorero riyoborwa na Apostle Charles Rwandamara. Murakoze nawe. Murakoze Beatrice. murakoze cyane. Twakira undi. Hello Karame. Iri pastor Mwiriwe neza. Witwa nde? Witwa Kabebe. Yego. iyo nunamye umugongo ranyu n'umuntu y'inyaga n'umukizira cy'indahakanya yego nake no mu mihango nkava cyane namuramo nk'icyumweru 2 cyangwa 3 kayimva cyane ikiramutsingire kurota nyine abantu bapfuye wenda nkaje cyangwa no nijoro naroshe bari kuma ngo amatango nyavange n'amaraso ngo kandi ngo byose bihinduka umwe biramutsengera. Kabebe ubaha uherereye he? Nyamagabe. Yego. Iki kibazo rero ufite nuve kuri radio tuze gusengera ntabwo icyo kibazo ufite kinoroshye kirasaba amasengesho nakakubwiye ngo niba bigushobokeye uze tunagusengere kuko ibyizo nzozi urota n'inzozi ni imyuka mibi cyane ugomba rero kugusengera kandi kubohoka birashoboka. Turagusengera nuve kuri radio yawe. Katwakira undi. Hello Karame. Yesashimwe pastor. Ahimbaza. Ngabo mama yo kuri Kibongo. Witwa? Eka Murangamarwa Valeria ntuye Kibongo. Valeria utuye Kibongo. Yego. Ani mfite muvandimwe uri mu Bugesera ufite ikiziriko cy'abanzi bamuzengereje bageze naho bamugeza muri gereza kandi bamubekera ari muri gereza ya za Mayibobo mbese ari mu mbohe zimwe zinzererezi kandi ari umugabo ubyaye 6. Hanyuma mfite ikibazo cyo kurota inzozi mbi cyane zinera ikibazo n'ubundi mu masengesho yo gusengera iyo myuka ariko ndabasaba nk'abantu Imana yasize amavuta mumfatishe gusengera ibyo biziriko. Turagusengera nuve kuri radio mukanya gato. Imana igufasha. Imana ibahe umugisha. Amen. Katwakira undi. Hello. Muraho neza. Makuru pastor. Turamahoro. Kugira ikibazo cyo kubabara umutwe cyane n'umugongo. Witwa nde? Habimana Solange. Kubabara umutwe n'umugongo. Akenshi na kenshi nkababara no mu nda hano munsi y'amabere. Uherereye he Solange? Ndi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Ndari icyo kibazo ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 25. Umwana nguwo w'iyo myaka ukwiye gushaka akoze Imana tukagusengera. Ubuzima ni ikintu gikomeye kandi iyo mwuka nitwawirukana ku buzima bwawe kingano tyo ubu ugenda ukura ugwiza imbaraga zo kukuboha ukaba kukiziriko. Tera intambwe shaka umwanya uzaze kuri UCC tugusengere dutegeke iyo myuka ive ku buzima bwawe. Turanagusengera n'ubu nuve kuri radio. Katwakira undi. Hello.
okay uyu nidushoboye kuvugana katwakire tureba batwandikiye ubutumwa bugufi inshuti bakundwa twakubwiye ngo ushaka kwandika ubutumwa bwawe bugufi ukabwohereza kuri 0722 574 Franka ati ndabishimiye cyane ndikimirongo no kuri munsengere mfite imbaraga nye umwuka wera ungereho kandi nabaswe n'ubushomeri ni munsengere pe Imana barinde Franka wateye inanga kagera kuri UCC tukagusengera ukoreka gusaba amasengesho usa n'uri ku kiziriko tera intambwe araziritse kandi ntufite akazi ngo niko kakuboshye tera intambwe zireba UCC yose koroheye Kimironko ni center ya hose wajya Neboyi wajya UCC Kabuga hose hari imodoka zikugezayo uze tugurambike ibiganza Arisa arashaka gukizwa ngo ave mu bibi kuva mu bibi rwose Arisa umunsi nuve kuri radio tugusengere kuva mu bibi byakubase uyu munsi wa none no munsi wawe nigihe cyo gusubira bushya uyu nawe aravuga ati mwiriwe neza amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Sefu nuye mucya hafi ndi umunyeshuri musengere murakoze turagusengera kandi Uwiteka Imana arakugira neza Nshimiyimana katwakira uhamagara hello ego ngahangenda ndibaza umuntu yabohoka afite nk'ikintu cyamubabaje muri we akumva cyaramubabaje yabohoka bigashoboka ahubwo Yesu yaje gukiza ibyo byatubabaje kugira ngo dutandukanye n'iyo myuka ni bene wewe Yesu ashaka yaraga niyo ndogobe yari babaye abayangiye ntabwo nzi ko byashoboka yuko umutima abohoka banumva nta sereze banumva ntaze utuye he nshuti no ikabuga aha Kabuga ngiye uvugana nawe n'ige Pastor Bena wa UCC Kabuga ndahazi n'urusengero uzaza undebe tuganire nkubwire neza ukuntu byashoboka kuko ntabwo wigeze undusha kubabara je nigeze kubabaraho no kukurenza ntago wande cyo kora murakoze ntacyo wowe uzaze tuganire nkugira inama sawa Imana ibahumugisha sawa cyangwa n'uyu mugoroba wahagera ndaza kureba nujya bibikiremo imbaraga nshuti ashyiremo imbaraga agire mu nzu y'Imana witekerereza ku kiziriko undi watwandikiye nabo aravuga ati mwiriwe mukozi w'Imana mfashe ndafise umutwaro namufasha ndaronka kandi mbabarira nje mbabarira nje mu pfumu nje ku mupfumu ariko je nizere ko Yesu ashoboye murakoze arashaka kujya mu bapfumu cyangwa yagiye mu bapfumu ntabwo nakugira inama yo kujya mu bapfumu cyo ni cyambere ariko ndakugira inama yo kuza kwa Yesu kuko ashobora byose agukiza uburetwa aguha umutware uvuye kuri we yati Yesu ashimwe pastor ndabinginze nanjye musengera umutware wanjye inzira zaramutwaye nagishaka mu rugo araboshe cyane ku buryo niyo aryamye arota avuga ibyo yiriwemo nuko byinshi mbimenya oya waje tukaganira nawe nateri nange ngwino tuganire tukugira inama nshuti tugufashe katwakiriye uhamagara hello yes umugabo karame umugabo aba nyine ku kazi yego noneho mu minsi yashize twaratandukanye mama pasiteri aransengera aragaruka yego abagore babaga bari kumwe nyine abatera umugongo ariko ku wa mbere yarambwiye ngo ntabwo ari bukore ngo hari aho agiye ngo agiye kubunga amubwira nta kibazo nimba ibyo ugiyemo biguha agaciro ku wa kabiri ejo mu gitondo muhamagaye nitabwa n'umukobwa arangije nyine ambwira nabi none nanga kumwereka ko byambabaje atashye nimugoroba yavuyeyo nka saa yine z'ijoro
arangije arambwira ngo mfite umuganiriye akazajya aseka nyine ukabona yabuze ahantu amera urambwira ngo ndashaka umwana ngo ntabwo imyaka 4 yose tutarabona umwana ngo ntabwo nabyemera. Muri make nta umwana mugira. Yes. Ukeneye rero utuye he? Nyamagabe. Turasengana nuve kuri radio. Ese urakejejwe? Ndakejejwe. Turasengana mu kanya gatoya nuve kuri radio kandi Uwiteka arakora igitangaza se wa mbere n'uwa kabiri anu dusenganye batandukanye babonye abana nyuma y'imyaka 5, 6, 8, 10 nuve kuri radio turasengana mu kanya gato. Imana yacu kugirire neza. Katwakira undi muntu uri kuri telefone. Inshuti bakundwa ndagira mbabwire ko Yesu Kristo ko yarareje uyu munsi niko ari kandi ko azahora arahamagara abarushye n'abaremereye ngo nimuze mu musange abaruhure abakiza uburetwa n'ubucakara bw'umwanzi yashyize ku buzima bwanyu. Tujye gusenga kuko umwanya uragenda ugabanuka tuko turashaka no kubarangira aho dukorera abatuye mu mujyi wa Kigali abatuye mu ntara mwifuza kubana natwe muvuga muti turashaka gucika iki kiziriko muvuze kuri twe dushobore kubaha umwanya tubarangira aho dukorera mushobore kuzatugeraho tubafashe. Aka kanya turagira ngo tubanze abantu bifuza gukizwa kwakira Yesu k'umwami n'umukiza uvuga uti ndashaka kuva mu kiziriko cy'idini yari yarambase reka pastor atuyobora muri iryo sengesho. Umuntu ushaka gukizwa uyu munsi wa none ari uwanditse message ari utanditse subiramo aya magambo avuga ngo mwami Yesu ndagushimye ko unzituye uyu munsi wa none mvuye mu byaha mvuye ku buretwa bw'ikiziriko ndakijijwe nijeje umutima wanjye natuje akanwa kanjye mbaye umurokore. Urakoze Yesu kumbabariye reka ngusengere. Mana yacu mu izina rya Yesu ndakwereka uwo musore uwo mukobwa uwo mumama uwo mupapa uwo mukecuru n'umusaza n'umwana batuye agakiza uyu munsi wa none. Reka data ubakurire burundu ku kiziriko mu izina rya Yesu ubahe agakiza kumwemerere bagendane nawe ibihe byose. Urakoze Mana kukumvise gusenga kwacu. Reka dusengera abantu banditse ibyifuzo bitandukanye. Munyaneza Bosco ari Kimironko ngo arashaka ko tumusengera gakizwa ndizera ko maze gukizwa gende muri ako gakiza no mu mbaraga z'umucunguzi Yesu. Turasengera uwitwa Ivona ngo arashaka gukizwa nawe Ivona nawe afashe icyemezo cyo gukizwa Imana ihagwe icubera ukomere. Undi nawe yanditse aravuga ati rwose ni wa mwana ndayishimiye Frank ni Frank aravuga ati munyobore mumbwire ni boy ahariho n'igihe musengera ariko yo n'inkunga yanyu irakenewe yisengesho ni Franka ndayishimye Kimironko. UCC ni boy turaza kukurangira mu kanya gatoya undi ati ndagira ngo munziture naraziritswe n'ingeso z'ubusambanyi kubeshya abadaimone umudaimone w'umukobwa niwe unshuka ibyo byose ambeshya ngo arankunda ni mumunzitureho ndabinginze mu izina rya Yesu buri imbaraga zose zizakwiziritseho zica muri uyu mukobwa ubuzima bwe nonaha mu izina rya Yesu kuri ubuzima bwe n'ubugingo bwe nonaha mu izina rya Yesu. Uyu ati munsengere yitwa Germain ashaka kureka inzoga arashaka kureka inzoga n'itabi kuko byarambase ni God yitwa God ari mu biryo tutegetse izo mbaraga zikuzimu kukurekura God Uwiteka Imana nyenga bakwibuce agutabara gukiza uburetwa n'ubucakara bw'abadaimon. Bati mwiriwe bakozi b'Imana umukozi w'Imana ashakaga munsengere ndaronka kandi mbabarirwe uyu ni wa wundi turagusengera mu kanya gato nove kuri radio yawe. Uyu ati nitwagira umukiza Jean ndarwaye ararwaye musengere turategeka indwara kurekura ubuzima bwawe turategeka ubucakara bw'umwanzi kukuvaho mu izina rya Yesu. Uyu yabaswe n'umudaimoni w'inyatsi inzoga itabi ashaka no gukizwa ndizera ko maze kwaturana n'abatuye mu kanya gatoya turasenga imbaraga z'Imana zikwambare ubohorwe buri imbaraga zose zigutwaza igitugu. Nshimiye turagusengera wowe uriremera Uwiteka kwibuce agutabara gukiza uburetwa n'agahato k'umwanzi. Ibyo muvuga byambabaje niba mora ningunze kubera iki yanwaye ingingo accident yamutwaye ingingo mu izina rya Yesu umwami w'abami akubabarira kwiteho akube hafi agutabare kuko ashobora byose nta kimunanira akumara ko gahinda ufite. Mama Claudette avuga ati arashaka guswa musengera agakizwa imbaraga z'inyatsi. Inshuti bakundwa muri aka kanya mukurikira
turacyakomeza kubasengera n'abohereza message nimurambirwe mukomeze mwohereze umunyeshuri ushaka gusengerwa uri hariya cya hafi turagusengera Uwiteka Imana nyenga bakwibuke agukize buri gahato kose n'agahinda n'imyuka ikubuza kwiga neza ikubuza umudendezo. Valeria uri Kibungu uravuga uti ufite umuvandimwe ufunze uzira amaherere turasenga mu izina ry'Yesu habe gutabarwa kandi buri mwuka wose wahagurukiye umuryango wawe n'inzozi mbirota zikurekure kuva uyu munsi mu izina ry'Yesu. Turasengera Solange umutwe n'umugongo mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigukoreho akakanya ubohorwe buri mwuka ukubasa ukuveho mu izina ry'Yesu. Abamuhura bazamenya ko Imana igira neza. Alice urashaka kuva mu bibi negetse imigozi n'ibiziriko by'umwanzi kukurekura mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kabebe ubabara uribwa mu kiziba kinda imihango itinda no kurota inzozi mbi negetse uwo mudayimoni kukurekura none mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zikurekure none uwo mudendezo. Beatrice Kagugu umwama guhimbabazi n'imbaraga ushoboye kugera kuri UCC uhabwa umugisha kandi ubohorwe. Reka tubarangira aho UCC ikorera tubahe na telefone zacu zigendana. UCC Kabuga iyo ugeze hariya mu mujyi wa Kabuga wafata umumotari wafata uw'igare tukorera mu kigo kwa Richard harimo amashuri mu kigo kwa Richard wabaza wari we wese yahakugeza ahari urusengero kuri 078851 kabiri 078851 kabiri cyangwa 0722 kabiri. Yes aba umugisha ni Pastor Ben UCC Kabuga. Hamagara Pastor John kuri 0782 cyangwa 0722 ngwino tubane mu service zose tugira z'imigoroba z'amasengesho y'iminsi 210. God bless you.